Maria Light. Iri yerekwa nagize ryo mu kibaya mbona aba bantu bambaye imyambaro mibi ari benshi ntago nabonaga umubare wabo nabonaga ari amamiliyoni y'abantu benshi Mana irangeje irambwira ngo bamwe muri aba bose genda ubitegereza narebaga ku mpanga zabo nkabona bose banditseho amazina y'amadini bose bariho amazina y'amadini noneho Imana irangeje irambwira ngo abo bantu bose ureba bari mu bitabo by'amadini ariko ntago bari mu gitabo cy'iki cy'ubugingo senga kuko nawe nayishuriwe hari imyuka itatu iriho ku buzima bwe nawe irimo iramushakisha irimo iramurwanya ariko ntago nabivugira hano kuri kamera nzabimubwira nzavugana nawe ari na Diane abantu bitonde cyane kubera ko ntago birarangira ni satani urimo urarwanya uriya mwana ni satani urimo urarwanya ruriya rugo ariko ntago birarangira haracyariho amahirwe y'uko urugo rwa Vitali rwakongera rukabaho kubera ko Diane nubu mategeko aracyari umugore wande wa Vitali Vitali nawe numugabo wande wa Diane satani rero wabarwanyije byanga bikunze azaneshwa kuko hari ibyo nahishuriwe kuri rura rugo hari ibyo nahishuriwe kuri Vitali turavugana hari ibyo nagiye mpishurirwa kandi nabera bari hirya no hino barimo barasenga barimo Plaisir nawe agomba gusenga kuko nawe nayishuriwe hari imyuka itatu iriho ku buzima bwe nawe irimo iramushakisha irimo iramurwanya ariko ntago nabivugira hano kuri kamera nzabimubwira nzavugana nawe ariko ugasanga abantu bitirirwa izina ry'Imana bari kugotomera umunsi ku wundi none ukibaza abakirisitu ni bande abapagani ni bande ese ababwiriza ni bande ababwirizwa nabaye ni byiza ko twitandukanya n'umwuka w'isi tukikomeza ku mwuka w'Imana tukikomeza ku cyaduha ubugingo kubera ko ubugingo bwacu nibwo buzabona iki Imana. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubahe ikaze nshuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose no kuvuga hari abari mu Rwanda hari abari mu mahanga mwese ndabaramukije mukomeze kugira impagarike n'ubugingo reka none kandi mvuge ngo ushobora kuba utameze neza ushobora kuba urwaye ushobora kuba ufite ikibazo kimwe cyangwa ikindi ukumva udatuje mu mutima ukabona ko atari byo kwihanganirwa ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyagukunda ngo ufite inzozi muri uyu mwanya nkubwira ko ibyawe Imana ibirimo kandi ntabwo ari kera iraka kanya iraza gukora ikore ikintu ndagira ngo rero ikibazo cyose wari urimo Imana ishyireho irembo ryo kugisohokamo Imana ishyireho irembo rya kwinjiramo amahirwe yawe mu buryo burambye kandi ikure abakumirizi ku irembo ryawe wakira amahirwe akwiriye kandi wakire imbaraga zo gutsinda hari ikintu Imana igiye gukora ndaguhaye ikaze mu kiganiro imboni y'umuhanuzi turi kumwe na Prophète Enoch yaramaze iminsi mu masengesho akomeye cyane aho kandi akiri muri rwa rugendo rw'amasengesho y'iminsi 1000 akaba ageze ku munsi w'161 ngira ngo ku munsi ukomeye cyane turabahaye ikaze Amen amen reka tubakire kandi murushaho kwibwira abantu bakurikiye irembo ryera turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi ninde turi kumwe kandi Imana ishimwe cyane abakunzi b'irembo ryera n'ubundi bisanzwe muri kumwe na Prophète wanyu mukunda Enoch sibo no mugisha rero tugize superiye ko twongeye kugaruka nanone ku irembo ryera kugira ngo tuganirize abera tubamenyeshe gahunda iriho tugire byinshi turushaho kuganira biva ku Mana by'umwihariko ya minsi 1000 turacyayirimo kuko wari ubikomojeho ubu tugeze ku munsi w'116 y'iminsi 1000 urumva rero ko urugendo ruracyakomeje kandi twikomeje ku Mana cyane kuko Imana niyo yadushyiriyeho iyi gahunda kugira ngo dusengere igihugu cyacu dusengere abanyarwanda dusengere itorero dusengere abera kugira ngo buri muntu wese arusheho kugwisa imbaraga ndetse no kubona Imana igenda irushaho kugenda
ikora. Uraho rero Sipiriye n'abakunzi b'Irembo Ryera. Mbo abakunzi b'Irembo Ryera badukurikiye bari hirya no hino ku isi, kuko twamaze kumenya ko abantu bacu bamaze kuba abantu bo kwifishi baradukurikira batandukanye, kandi bakaba baramaze kuvuga bati rwose muri fishi, muri abantu bo kwifishi mu buryo bw'akadasohoka. Uko nukuri bamaze gukora rero subscribe, nundi utarayikora nawe no mukanya arayikora. Oya, abantu bakunda Irembo Ryera nta shitani bafite, ni benshi n'umushyitsi ujeho. Ntangi hari abanyandikira b'Irembo Ryera, hari abaje bampamagara ati twarakubonye batandukanye, ariko hari n'abandikaga bambwira ko bambuze, bankumbuye ku Irembo Ryera, bambuze ubutumwa. Imana ishyizeho uyu mwanya wo kugira ngo kwari ko kuri rwose. N'amahoro rero, n'amahoro, turashima Imana. Turaho natwe amasengesho tuyarimo, dukomeje gusenga kandi turanahamagarira buri muntu wese kwegera Imana, kuko muri ibi bihe Imana ifitanye ikibazo n'abantu bari kugenda basubira inyuma, bari kugenda bacogora, kandi iki ni igihe Imana ikeneye ko abantu baguka. Niba gusenga Bibiliya ivuga neza yeruye ko byo bikingura ijuru, ikindi kandi binamara umubabaro. Ubugingo budasenga Bibiliya iravuga ngo buba bupfuye. Biba ari byiza rero ko abantu bakunze b'Irembo Ryera aho muri hose ku isi mudukurikira, nukuri murusheho gusenga kandi musengesha umwuka iteka, kuko ubugingo busenga, ubwo bugingo buranesha, nibwo buzabona Imana. Ubwo bugingo buzabona Imana, ubwo bugingo n'ubugingo Imana yishimira, kuko iteka ryose Imana yishimira abantu bayicira bugufi, bayishaka kandi bagahora bafite inzara n'inyota z'ibyo kwera no gukiranuka, kuko imirimo yose ishingiye mu kwera no mu gukiranuka, bene iyo mirimo inezeza Imana. Abakunzi rero b'Irembo Ryera mugira umugisha aho muri, kandi ubwiza bw'Imana babeho cyane muri ibi bihe rero turimo dusenga. Iyo dusenga tuganira n'Imana, twumva byinshi Imana itubwira, twumva byinshi Imana itumenyesha, twumva byinshi Imana idutuma kumenyesha abantu, kumenyesha isi, kumenyesha ibihugu, kubwira abantu batandukanye. Ari nayo mpamvu mu butumwa uyu munsi mbazaniye ubutumwa bwa mbere buravuga ngo uwasengaga rimwe n'ubundi nasenge kabiri. Uwasengaga kabiri nagerageze asenge kane, kubera ko Bibiliya iravuga ngo amasengesho y'abera yo azibukwa. Haleluya, amina. Amasengesho y'abera azibukwa. Niba amasengesho y'abera azibukwa, ni byiza kabera abera bagomba gukomeza kuba maso, bagataka, bakaririra ubugingo bwa benshi, kuko usanga iyo biciye mu gusenga Imana y'ubwayo igenda ikora imirimo, igenda yigaragaza kandi ikagenda ikora ibihambaye. Ubutumwa rero buravuga ngo uwasengaga rimwe nasenge kabiri. Sipiriye ngubwo ubutumwa ndimo ndatanga, kubera ko Imana muri ibi bihe irababaye. Imana irababaye. Imana ibabajwe n'iki? Babajwe n'abantu batangiye bari mu nzira, batangiye bayubaha, ariko uko bagenda batinda muri ibi bintu, bakagenda bisanisha n'isi kuruta uko bakisanisha n'iby'ijuru, bakagenda bivanga kuruta uko barushaho kureba Imana. Kuko nko muri ibi bihe usanga nk'abantu bakoreraga Imana, twizeraga nk'abakozi b'Imana, ugasanga nibo bagiye bavangavanga ibintu. None ukibaza, ese kuki abantu barimo baravangavanga ibintu kandi Imana ikeneye ko ahubwo abantu bayegera, kandi none n'abayikorera bakayikorera batinya, bahinda iki? Umushyitsi. Ariyo mpamvu Imana yambwiye ngo uwasengaga rimwe nasenge kabiri, kubera ko muri ibi bihe tugwije abantu bitwa bandabimenyereye, abantu bamenyereye Imana na ba nyirandabizi, bigize intyoza mu bintu utamenya. Ariko icyo Imana ishaka nuko abantu bagira ute? Nuko abantu basenga kandi bagasengesha umwuka iteka, kuko usanga abantu bari kujya basenga amasengesho ameze nk'ay'abagatulika. None ayo masengesho ameze nk'ay'abagatulika, za rozari n'ibindi na za ndakuramutsa Mariya, ugasanga n'amasengesho abantu barepese, kuko nigeze mbisobanuraho n'ubu turacyabivuga. Kiliziya Gatulika yo itangira mbega umurimo utangira muri Kiliziya Gatulika, batangiye ari abanyamwuka, batangiye ari abantu bafite amavuta, batangiye ari abantu
badasanzwe bahambaye ariko ngo baza kwitegereza barareba baravuga uti ibi bintu nitudafatirana ngo tubyandike twandike aya masengesho mu bitabo nabi bihe bizaza bazabikurikirane kuko Kiliziya Gatolika yatangiye muri 380 aho ngaho itangira niho yatangiye yo yandika amasengesho bagenda bandika mu bitabo kuko babonaga ko byanze bikunze hazabaho ibihe by'ubuhenebere hazabaho ibihe by'intege nkeya akenshi rero ubu muri ibi bihe tugwije abakirisitu benshi bangiritse tugwije abantu benshi bapfuye ariyo mpamvu ngenda mbigarukaho umunsi ku wundi kubera ko iyo umuntu yabanaga n'Imana ariko ugasanga nta gishobora kugaruka hahandi yahuriraga nayo aba ari ikibazo kuko Imana ibikeneye ko aho yahuriye nawe spiri Imana ibikeneye ko aho yahuriye nawe mwene data mukunzi w'irembo ryera ibikeneye ko aho yahuriye nawe uhagaruka ukongera ukayegera ukongera ukayakura ukongera ukumva ijwi ry'Imana ukumva icyo Imana igira ute ivuga n'icyo ishaka ko ukora kugira ngo abantu badakomeza kuba bandabimenyereye n'abanda birambiwe ni byiza ko abantu basengesha iki rero basengesha umwuka iteka kuko niyo mpamvu Yesu we asenga yaradusengeye cyane aravuga ngo data ntago ngusabye ko aba bantu bakura mu isi ahubwo ndagusaba ngo aba bantu barinde iki umubi ari nayo mpamvu Yesu yakomeje asenga aravuga ngo ni byiza ko agenda kugenda kwe byari byiza kugira ngo twakire imbaraga z'umwuka wera none umwuka wera arusheho kutuganiriza arusheho ngo ndetse no kwenda ku bya data kugira ngo ibya data biduheho none tubimenyeshe abera nukuvuga ngo y'abantu batakiri connected n'umwuka wera baba bamaze kwikonekta n'isi baba bamaze kwikonekta n'ibitekerezo binaniwe bishaje bishingiye kuri Satani bishingiye ku matwara y'isi atari amatwara y'Imana ariyo mpamvu usanga Imana muri aya masengesho y'imisi igihumbi ndimo kuri uyu munsi w'116 Imana yarambwiye ngo ni byiza ko nsaba abantu kongera kugarukaho bavuganiraga n'Imana kugira ngo bumve kugira ngo bamenye icyo Imana ivuga kugira ngo bakomeze kwitondera iki ijambo ryayo kubera iki ubaha Imana wo ngo wazubahishwa nayo kandi abasenga Imana baciye bugufi bagashaka mu maso y'Imana abo ngabo Bibiliya irambwira ngo Imana ntabwo ijya ibirengagiza Imana ntabwo ishobora kubirengagiza kuko yo yishimira umutima umenetse yishimira imitima ishenjaguwe imitima ishaka Imana imitima ihora ifite inzara n'inyota bishingiye mu kwera no mu gukiranuka mu gihe rero abantu bakomeje gusa naho bihimbira abantu spiriye muri iyi minsi abantu barihimbira gukiranuka barihimbira uburyo bwinshi bwo gukiranuka ariko budahura no gushaka kw'Imana kubera iki Imana ntabwo yahindutse nta nubwo yahinduye uburyo bw'imikorere yayo kubera iki ntabwo abantu bashobora guhura n'Imana bidaciye n'ubundi mu nzira zirebana n'amasengesho niba abantu bagomba gukomeza kwikomeza ku Mana nibikomeze kuri yo kuko ahandi hose ni umusenyi kubera iki isi umunsi ku wundi umuntu yirimo aba ari mu rugendo niba turi mu rugendo rujya mu ijuru Bibiliya iravuga ngo nta muhanga yego ahubwo ibintu byose tubashishwa n'Imana ariko bishingiye ku mpamvu zo gukomeza kugira ute kuyegera Imana rero yarambwiye ngo abantu nimugaruke mwongere mwegera Imana mwongere mugira ute mwongere musengeshe umwuka iki iteka abantu mwe kwivanga n'abisi mwe kwitwara mu buryo butari bwo ahubwo mwitware nk'abana b'Imana bahindutse kandi bakiranuka bamaramaje Enoki tuvuga muri iki kiganiro imboni y'umuhanuzi nkuko turi ku Mary Light iriyerekwa nagize ryo mu kibaya mbona aba bantu bambaye imyambaro mibi ari benshi ntago nabonaga umubare wabo nabonaga ari amamiliyoni y'abantu benshi Imana irangeje irambwira ngo bamwe muri aba bose genda ubitegereza narebaga ku mpanga zabo nkabona bose banditseho amazina y'amadini bose bariho amazina y'amadini noneho Imana irangisha irambwira ngo abo bantu bose ureba bari mu bitabo by'amadini ariko ntago bari mu gitabo cy'iki
cy'ubugingo. Imana irangije irambwira ngo ibyo mbonye ngo ningende mburira abari mu isi, mbwira abantu biyambura imyambaro mibi, bambara imyambaro yo kwera, bambara imyambaro yo gukiranuka, abantu bave mu myambaro yo gukiranirwa, bambara imyambaro yera, bakiranukira Imana, bakora ibishimwa n'Imana. Ariko nanone nyuma y'ibyo nibwo nanone nasubiye mu iyerekwa, urumva ndi muri iyi minsi 1000, subiye mu iyerekwa n'ubundi nongera guhishurirwa, mbona inyamaswa iva ikuzimu. Ariko nitegereje iyo nyamaswa, mbona iyo nyamaswa irimo iragenda iruka, icira ibiceri, icira n'inote. Noneho ngo nkagenda mbona abantu bagenda bakurikira ya nyamaswa, batoragura bya biceri iciriye, batoragura na za note. Noneho Imana irangije irambwira ngo ubyitegereze, ni kubera ko abantu benshi barimo baratwarwa n'iby'isi kuruta uko batwarwa n'iby'ijuru. Imana irangije irambwira ngo nimba abantu bamaze gutandukana n'urukundo rukunda gukiranuka, rukunda iby'ijuru, bakaba urukundo rwabo barundukiye mu gukunda iby'isi, kuko nunabyitegereza uzasanga abantu benshi muri iki gihe ntago bagikundana. Abantu ntago bagikundana. Abantu urwango rwarabishe muri iki gihe. Ariyo mpamvu ndimo ndakubwira ko bene data, nshuti z'umusaraba, Imana ikeneye ko duhinduka. Iyo nyamaswa yaciraga inote igacira n'ibiceri, abantu barayikurikiye barayisanga. Noneho nsanga ko abantu benshi muri ibi bihe bya none, urukundo bari bafite rukunda Imana bararwimuye. Noneho bamaze kurwimura, bimika muri bo urukundo rwo gukunda iby'isi. Kandi Bibiliya y'ijambo ry'Imana rivuga neza ryeruye ngo nimba abantu bamaze kugira urukundo rukunda isi, ntago bagifite urukundo rukunda iby'Imana n'ijuru nk'uko byakagombye kuba biri mu bubaha Imana. Kuko Bibiliya y'ijambo ry'Imana rimbwira neza ryeruye ngo ukunda Imana amenywa nayo. Ni ukuvuga ngo niba urukundo rw'Imana rukomeje kugenda rushira rukamuka mu bantu, bene data nimwongere mugaruke imbere y'Imana, mwongere musengeshe umwuka iteka, kubera ko muri iyi minsi ni minsi igoye, ni minsi abantu benshi barimo bivanga, ni minsi abantu barambaraye, ni minsi abantu bari kubeshyera Imana, ni minsi abanyabinyoma bagwiriye, ni minsi abantu benshi bakomeje kwitwara nabi, kandi ni minsi abantu bakomeje kugenda mu buryo butari bwo, kandi dukwiriye gukora ibishimwa n'Imana. Nidukora ibishimwa n'Imana tuzemerwa, ariko abantu nibakomeza gukora ibigawa bazakomeza kugira ibibazo, kubera ko iteka ryose Imana ibikeneye ko abantu bayegera. Hari akagero gatoya, hari abagabo babiri bigeze bo bagira amahirwe yo kugera imbere y'umwami, ariko abo bagabo babiri ntibakundanaga, kandi abo bagabo bari abakirisitu. Noneho bageze imbere y'umwami, abo bagabo babiri bombi, umwami arangije avuga ijambo rikomeye, kandi abo bagabo babiri baranganaga, umwe atarigeze abibwira undi, umwe yangaga undi. Noneho umwami arangije abaza umwe, aramubwira uti rero nsaba, kandi ibyo unsaba ndabikubira mugenzi wawe kabiri. Kubera urwango yari afitiye mugenzi we, kubera abantu benshi barimo baragenda bapfapfana. Arangije aratekereza, arabana nindamuka nsabye imodoka, uyu mugabo arahabwa ebyiri. Nindamuka nsabye wenda si ikindi kintu gihambaye, arakimukubira kabiri. Uwo mugabo icyo yahise akora, yahise abwira umwami ati mwami, ndagusaba nkurira mu ijisho rimwe. Noneho kubera ubugome arabana ibyanga bikunze, mugenzi wanjye baramukuramo abiri, ariko ngewe nsigarane rimwe, nsigare ndeba. Noneho arangije abwira umwami ati mwami, ngewe nkurira mu ijisho rimwe. Arangije umwami koko arareba, aritegereza, yumva icyo kintu uwo mugabo asabye. Mwami aramubwira ngo ntabwo ibyo nabikora, ati ahubwo harimo ikindi kintu n'ikindi kibazo mutabwiranye kiri hagati yanyu. Muri iyi minsi abantu benshi babaye indyarya, abantu benshi babaye abagome, abantu benshi bari kugenda bahindagurika,
bagenda bafatwa n'umwuka w'urwango, ugasanga rwa rwango rwasimbuye urukundo rw'Imana rwari muri bo, rwari mu mitima yabo. Ariko ni byiza ko buri muntu wese atangira kwimura ibigirwamana, tukimura ibigirwamana mu mitima, tukabyirukana, tukitandukanya n'ikintu cyose kidahura n'ubushake bw'Imana, tugakora ubushake bw'Imana, tugakora ibishimwa, tukanga ikibi n'igisa nacyo, Imana yo mu ijuru ikabona kutugirira neza no kuduha iki imigisha. Sengana n'umuntu ariko bari kugusabira ibyago, ugasanga mwarabibonye hari abikorera amabuye hari abikorera amabuye bakayita runaka, hari abajya ku musozi batagiye gusengera ibyiza bameze nka Samusoni. Murabyibuka igihe kimwe we yaravuze ngo data mfane n'Abafilisitiya mborera amaso yanjye, kubera ko bari baramunogoye mwikimwe amaso. Ugasanga abantu benshi muri ibi bihe aho kugira ngo tugire rwa rukundo ruzima rw'abana b'Imana, turi kubiba urwango, turimo turagana he. Ni byiza ko duhinduka, ni byiza ko dukora ibishimwa, ni byiza ko twanga ikibi n'igisa nacyo, ni byiza ko dukora iby'Imana ishaka, tukagendera mu kwera, tugakora iby'Imana ishaka ko dukora, tugakora ubushake bwayo tukiri muri iyi si. Kubera ko umuntu wese uri muri iyi si, reka mbabwire, bizarangira buri muntu wese apfuye. Ariko noneho ikibabaje kandi kinakomeye nuko hariho ibyerekezo bibiri byo kujyamo. Hari abazapfira kujya ikuzimu, hari n'abazapfira kujya mu bugingo buhoraho wazajya ku Mana. Kandi muri iyi si nta muntu uhamara imyaka 200. Mbora mbibabwira, umuntu wese uhari nta wahamara imyaka 200. Umuntu wese uri muri iyi si turi mu rugendo. Ni byiza ko dusenga, kandi umuntu wese uri muri iyi si, buri muntu wese aza yambaye ubusa, kandi umuntu nanone buri wese aza ntacyo afite. Ariyo mpamvu nuzagira ikintu runaka usumbije mugenzi wawe, jya umufasha, umugirire neza. We kwizirikaho ibintu, wizirike ku Mana, wizirike ku mahame yo kwera, wizirike ku byo gukiranuka, ukunda Imana, ukora ibishimwa n'Imana, urwana intambara nziza, urwanira ishyaka bagenzi bawe. Ariko we kugenda ubibiki urwango mu bantu, we gusengera ku rwango, we gusengera hejuru y'ibyaha. Warabibonye Sipiriye, muri iyi minsi ubabara abakirisitu nibo bari kugenda buzura utubari. Muri bibiye dufite ikibazo cy'inzoga, inzoga zirimo zirica abantu, inzoga zirimo zirananiza abantu. Ariko ugasanga abantu bitirirwa izina ry'Imana bari kugotomera umunsi ku wundi. None ukibaza abakirisitu ni bande, abapagani ni bande? Ese ababwiriza ni bande, ababwirizwa nabaye? Ni byiza ko twitandukanya n'umwuka w'iyi si, tukikomeza ku mwuka w'Imana, tukikomeza ku cyaduha ubugingo, kubera ko ubugingo bwacu nibwo buzabona iki Imana. Niba abantu bakomeje kwitwara mu buryo butari bwo, bisobanuye ngo ntago bari kumenya kugenzura iki ibihe, kubera ko ibihe ni bibi. Nicyo kibazo wari mumbaza, ibihe ni bibi. Impamvu narimo nkuganisha aho tugenda twerekera uyu munsi, hariho nakubazaga nk'umuntu imboni y'umuhanuzi, hariho umwuka uri gusenya ingo, ubona n'imbaraga ingo zirimo zirasenyuka. Warabibonye hari ibintu birimo bitendinga muri iyi minsi. Hari urugo rw'uriya mwana Vitali na Diane, urabona ko ntago byoroshye. Ariko uwo mwuka uri gusenya ingo ni umwuka umaze igihe uhari. Ni ibintu byatangiye na kera, ntago ari ibintu bitangiye ubu. Ni ibintu byatangiye byahereye no kuri Adamu na Eva, Satani yinjira. Nta kindi kintu kiri gusenya ingo ni Satani. Nka Vitali na Diane, abantu bitonde cyane, kubera ko ntago birarangira. Ni Satani urimo urarwanya uriya mwana, ni Satani urimo urarwanya ruriya rugo, ariko ntago birarangira. Haracyariho amahirwe y'uko urugo rwa Vitali rwakongera rukabaho, kubera ko Diane n'ubu mu mategeko aracyari umugore wande wa Vitali. Vitali nawe ni umugabo wande wa Diane. Satani rero wabarwanyije, byanga bikunze azaneshwa, kuko hari ibyo nahishuriwe kuri rura rugo, hari ibyo nahishuriwe kuri Vitali turavugana, hari ibyo nagiye mpishurirwa, kandi nabera bari hirya no hino barimo barasenga birukana imigambi ya Satani. Ariko abantu bitonde, amagambo menshi arimo aravugwa, abantu bitonde, dore ko akenshi iyo hari akantu runaka kabaye usanga abantu baguma mu magambo
kuruta uko basenga kuruta uko batanga umuti w'ikibazo kubera iki ibintu byose akenshi amasengesho buriya akemura ibintu byinshi icyo nabwira Diane aho ari aranyumva ndabizi Diane ongera usenge Imana uganire nayo kuko urugo rwawe urwubaka rwavuye ku Mana ntabwo ari urugo rwavuye kuri Satani ni Imana yakubakiye nawe Vitali ni Imana yakubakiye kandi ntabwo Imana yabubakiye urugo rw'igihe gitoya Imana yabubakiye kugira ngo mugumane mugendane mwungurane kandi murwanirane iki ishyaka urugo rero rwa Vitali na Diane amahirwe aracyahari ko ruzongera rukabaho bagahagarara bakongera bakaba kumwe Diane agataha ndetse na Vitali umubabaro afite ugashira nicyo mu mbone y'umuhanuzi ibi bintu urabyubaka ute ni izihe mbaraga ubona zari zibiri inyuma kandi zikwiye gukurwaho iki nicyo dushaka imbaraga ziri inyuma y'ibi bintu bya Vitali na Diane ni imbaraga z'umwijima nta zindi mbaraga zihari ziri inyuma zihishe inyuma y'ibi bintu birimo biraba cyangwa byabaye ni imbaraga z'umwijima ziri gukomeza kurwanya ingo zageze no ku rugo nyine rwa Vitali ariko izo mbaraga zizatsindwa izo ni imbaraga rero z'umwijima kandi akenshi iyo turwanya imbaraga z'umwijima tuzirwanyiriza muki tuzirwanyiriza mu gusenga wabonye ko na Plaisir yabijemo abantu benshi babiriho cyane ariko na Plaisir nawe agomba gusenga kuko nawe nayishuriwe hari imyuka itatu iriho ku buzima bwe nawe irimo iramushakisha irimo iramurwanya ariko ntago nabivugira hano kuri kamera nzabimubwira nzavugana nawe Plaisir nzavugana nawe kuko nawe hari imyuka itatu ikomeye imuhagurukiye iyo myuka ntago yoroshye narayibonye usanga ko ngwire kuzavugana nawe kanamusengera kugira ngo nawe arusheho kurushaho kuba amahoro ariko nta kindi kintu kindi kiri inyuma y'ibyo byose uretse imbaraga z'abadayimoni ni imbaraga z'abadayimoni zirimo zirwanya ingo kandi no muri aya masengesho turimo y'iminsi 1000 uwo mwuka twawishuriwe na mbere umwuka wa divorce wo gutandukanya abantu n'umwuka umaze imyaka myinshi uhari uzerera noneho byagera hano iwacu mu Rwanda naho ubona ko birimo biragenda bifata indi ntera rero Imana ibyo byose yabimpishuriye na mbere imbwira ko ngomba gusengera ingo zicyubakwa zitaramara igihe kuko urabona ni ikibazo gikomeye muri ibi bihe abantu 10 turabasezeranya ariko ugasanga ingo nka zingahe nta mwaka urashira zise zisenyuka nta kindi kizisenya uretse Satani aciye mu makimbirane mu mitekerereze ibitekerezo abantu badahujeho ugasanga abantu hari ibyo batumvikanye ariko tugomba gukomeza kuneshesha ikiza cyakibi tukagitsinda Imana ikagenda ikora imirimo rero umwijima uzatsindwa kubera ko iteka ryose Satani we ahora arwana kugira ngo ananize abera ariko abera babasabwa kuba maso Vitali namusaba gukomeza akaba maso agasenga ndetse na Diane ahari agasenga kuko niba turi abakirisitu ni byiza ko ibyacu bikemukira n'ubundi imbere y'Imana niho rero mbasaba gukomeza kugaruka kugira ngo basenge bamenye ubushake bw'Imana nicyo nabivuga mu mboni y'umuhanuzi ubona ibi bintu bigomba guherera hehe ibi bintu bizarangira n'ubundi Imana ikoze imirimo yayo Satani n'umurwanyi ariko ntabwo Satani ajyanesha Satani arataka ariko final Imana birangira yagaragaje ukunesha kwayo rero kunesha n'ukwa Kristo niba bashobora kumwemerera bagakomeza kwikomeza kuri we bakirinda amagambo bakirinda kumva amagambo y'abantu amagambo adapfuye ku Mana amagambo n'ibitekerezo bipfuye byo kuri social media binyuranye usanga ntago byoroshye ariko nibirinda bo bakikomeza ku Mana bagashaka mu maso y'Imana amen urugo rwavuye ku Mana akenshi niyo Satani rwatatse n'ubundi rukira cyangwa se rwongera kuzukira ku Mana niho ruzukira niho rukomerera kubera ko urugo rudakomejwe n'Imana cyangwa rutubakiye ku mahame y'Imana nyine rurasenyuka ariko rwubakiye ku mahame y'Imana akenshi
haba hariho no gukomeza kumva no kwibuka icyo Imana iba yaravuze. Rero nabasaba gukomeza kwita ku cyo Imana yavuze kuruta uko bakita kubibatanya, kuko ntazibana zidakomanya amahembe. Usanga hari n'abantu baba bamaze ibihe binini mu ngo haba ibintu byinshi, ariko ikintu gikomeza ingo ni ukwihanganirana, abantu bagasabirana no kubabarirana. Amakosa usanga abaho, umugabo ashobora gukora amakosa, umugore ashobora kuyakora, n'ibintu bisanzwe, ariko ntago umutari gutandukana, ahubwo umuti nuko abantu bacoca ibibazo, bakegera n'imiryango, n'abakuru b'imiryango bakabegera bakabafasha, Imana ikagenda ikora iki imirimo, ndetse n'itorero rigakora akazi karyo, kuko umurimo wa Satani wo ni ugutanya abantu, ariko umurimo w'Imana wo ni uguhuza abantu. Nicyo navuga. Ni gute dushobora gukubita imbaraga zinaniza abera, ziri kwataka abera mu buryo nta bundi buryo, nta rundi rufunguzo dufite cyangwa se ruhari uretse urwo Kristo yadusigiye. Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Icya kabiri, umwuka wera azaza abigishe, abafashe, yende ku bya data bibahe, abamenyeshe ibiriho ibyenda kuba. Nta handi hantu twebwe tuzakubitira imbaraga zirwanya abera uretse kwikomeza ku Mana, nk'uko nkomeza mbishimangira, tugasenga Imana. Wasengaga rimwe agasenga kabiri, wasengaga kabiri agasenga kane, abavuga ngo bariyiriza ibifu bikabarya, abantu bakongera bakiyiriza bagatakamba, kuko hari abadayimoni bakurwaho no kwiyiriza ubusa no kugira ute sipiriye no gusenga. Rero hari ibihe biba ngombwa umuntu akitanga, akaza imbere y'Imana, akiyiriza agatakamba, akiyiriza urugo rwe, akiyiriza umuryango, akiyiriza akazi, imigambi ya Satani ikagira ute igatsindwa. Niho rero tuzaneshereza izi mbaraga zikomeza kurwanya abera, handi tuzazitsindira uretse n'ubundi mu nzira y'amasengesho. Hari abantu nge nagiye mbona basa naho muri ibi bihe bashaka kuzasuzugura amasengesho, ariko amasengesho arakomeye. Amasengesho ahindura ibintu. Amasengesho afata mbiri imigambi y'abadayimoni. Hari n'abantu bo bumva ko abantu basenga ari abantu basanzwe, n'abakene, reka nkubwire, ngiye nsenga ndi umukire. Imana yampaye gukomera ndi mutoya, imba umugisha. Ariko kuva namenya Imana ku myaka yanjye 7, sindigera numva nabaho ndasenga Imana, kubera ko gusenga niba bikingura ijuru. Niba nge nagerageje ibintu byinshi, nabonye ibintu byinshi, nuriye indege, mvuga ngo ni nurira indege nzuzura umwuka wera, mvuge mu ndimi. Nuriye indege nta mahoro nagize, numvaga cyahanuka. Urumva amafaranga, ndagira ngo ubwire ngo nagiye ntunga amafaranga n'ubu nkiyafite. Haleluya, kuko Imana igenda iduha imigisha. Ariko ntabwo nagiye mbona n'abatunzi bakomeye bava mu by'ubutunzi bwabo, bava mu ngo zabo zikomeye, bakaza bakajya gushaka umuntu ufite amavuta y'Imana, ngo bumve icyo Imana ivuga, bumva ubushake bw'Imana. Ariyo mpamvu njyewe mpamagarira buri muntu wese ku isi, uwitwa ko akomeye, uwitwa ko ari umutunzi, uwitwa ko afite ibintu bya mirenge, ndasaba buri muntu wese gushaka Imana no kwikomeza ku Mana, kubera ko nta handi twebwe twarongera imbaraga zirwanya abera, nta handi twarongera izi mbaraga ziturwanya nk'abera muri iyi si uretse mu masengesho. Gusenga, tugakomeza kandi tugasenga, tukegera Imana, tukirinda kwisanisha n'ab'iyisi, tukitwara nk'abana b'Imana bamaramaje, kandi noneho bafite intego isumba izindi yuko tushaka kuzabana na Kristo hehe mu bwami bw'Imana. Rero tusanisha umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bw'abantu. Umugambi w'Imana urakomeje rwose, kandi twizeye ko Imana ibasha gukora cyane birenze ibyo dutekereza. Uko niko kuri. Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kandi niko yabivuze mu ijambo ryayo ko ibyo igambiriye kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Rero ibyo bibi byose Satani agenda ategura azana kubera, nta handi tuzabitsindira uretse gukomeza tugasenga, tukisanisha n'amasengesho, kandi tugakomeza kugenda nk'uko Imana yagendaga, tukagera ikirenge mu cya Kristo, tugakora nk'uko Yesu
yakoraga kuko Yesu ibyo yakoze byose no kudupfira ku musaraba byari akarorero kugira ngo tugere ikirenge muke tuneshe isi nk'uko yayinesheje tuneshe satani tumunesheje gusenga kandi tumunesheje gukomeza kwicisha bugufi twubaha iki Imana nicyo rero nakomeza kubwira be ndagira ngo nibura twinjire mu mwuka wo gusenga muri uyu mwanya hanyuma wenda nakagaruka kuko ibihe byo nyine urabona ko ibihe ntibyoroshye ego tutarasenga hari abantu bari muri Canada mu gihugu cya Canada Imana irwaniriye intambara n'abantu ndimo mbona bari bafite ibintu by'imanza hari n'abantu ndimo mbona bugarijwe n'ibintu by'indwara z'indwara hari indwara zirimo ziratera za stroke indwara z'imitwe ndimo ndabona hari marayika w'Imana uri mugendagenda agenda akiza abantu indwara z'imitwe kandi nanone ndimo ndahishurirwa nanone nkabona ko hari abantu mu gihugu cy'Ububirigi ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa aba bantu bararushye abantu bavuganye n'Imana ariko ngo batinze ku musozi w'amasezerano Imana igiye gusohoza amasezerano y'abera Imana igiye kwiyerekana Imana igiye kwesha icyubahiro kugira ngo ibintu bihinduke kuko hariho byinshi Imana igiye kurushaho gukora kugira ngo habeho change habeho impinduka ariko zishingiye mu mwuka reka dusenge Imana dusengera abantu batandukanye bari hirya no hino kugira ngo Imana yo mu ijuru igirire neza abera igirire neza abantu bayo irwana intambara ku itorero irwana intambara ku gihugu cyacu kibe mu masengesho abera barwanirwa Mana data wa twese mwese uri mu ijuru Mana ishobora byose Mana iriho Mana izahoraho Abriva viplorio del re ele brefostos Wele bransi varwi yabre fostu preto del re el guide Adilasi varwi yabre fostu preto del re el guide turasenze mu izina rya Yesu dusengeye abera bawe dusengeye itorero kugira ngo urimurikire dusengeye abacogoye basubiye inyuma kugira ngo wongere ubigarurire de la bripa brita de la sage abrifarwi yabre fostoge wergage we order rested the rismor your preto the res reka wongere ukora ibidasanzwe reka wongere wihesha icyubahiro reka wongere ugaragaze kunesha kwawe ndetse no gukomera kwawe gira neza buri wese nyagasani wumvise aya magambo buri wese mwiteho buri wese muha umugisha buri wese rwana intambara ze buri wese mumurikire buri wese muneshereze kandi buri wese mwambike imbaraga abaguye babyutse abasubiye inyuma ongera ukangura imbaraga muri bo ubugingo bwabo bube ubugingo buzima bube ubugingo bunesha bube ubugingo de lance rwestyle buzima bakore ibishimwa bakore ibishimwa imbere yawe bange ibigawa bange imigambi ya satani barwanye satani bakore ibyo ushaka bagendane nawe bicisha bugufi kubera ko abicisha bugufi abo ngabo bazakubona turagushimiye girira neza bera bose gira neza abakunzi bose bitorero birembo ryera gira neza buri wese ibihe turimo uyu munsi biri kwerekeza hehe ibihe turimo ni ibihe bya nyuma sipiriye turi mu bihe bya nyuma kandi turi mu bihe byo kugaruka kwa Kristo kandi Kristo mu kugaruka kwe aragaruka aje gutwara itorero kandi aragaruka ku mpamvu zo kugira ngo yemeze abisi babagurano abisi bamaze kubaka amasysteme yo kurwanya ubwami bw'Imana barimo baragenda bubaka za tekinoloji ibintu byinshi birimo biragenda bihindagurika ariyo mpamvu narimo mvuga ngo abantu barimo barihimbira ibintu byinshi barimo barihimbira uburyo bundi bwo gukiranuka ariko budahura no kwera kw'iki kw'Imana kuko ntabwo abantu bashobora guhura n'Imana bidaciye mu ijambo ry'Imana ariko warubajije ngo iyi minsi irimo irerekera turi ku musozo turi mu bihe bya nyuma nibihe Imana ikeneye ko abantu bongera guhinduka nibihe Imana ikeneye ko abantu bongera
kwitandukanya abantu bakitandukanya n'ibintu byose by'ibizinga kuko nge muri aya masengesho maze iminsi nimo nsenga n'abantu batambona ariko Imana yarambwiye ngo nitegereze nagiye mwiyerekwa ngiye kubona mbona ikibaya cyuzuyemo abantu benshi ariko mbona abo bantu benshi bambaye imyambaro icitse abandi bambaye imyambaro yandu iriho ibiziba abandi bambaye imyambaro iriho amaraso abandi bambaye imyambaro iraho iri kugendaho n'ibintu bimeze nk'ibisimba Imana irangije irambwira ngo nitegereze ndebe uburyo abantu bamaze kwangirika ndangije mbaza Imana ndetse Mana ibi ngibi umpishuriye biragaragaza iki mvise aya magambo mu izina rya Yesu umwami wacu tubisabye amen amen wakwifuza kuguhamagara kandi abakifuza kumpamagara bisanzwe mpamagara mukeneye amasengesho tukabasengera kuri telefone ngendanwa 0782 47 96 11 reka mbasubiriremo ni 0782 47 96 11 Imana ibaha umugisha kandi mwajya munanyarukira kuri DIANE TV mugakurikira ibiganiro byacu aho naho turahari kugira ngo dukomeze kuganiriza bera Imana ibaha umugisha shalom shalom shalomeka